Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko tudahuje amasaha mwaramutse neza ndetse nkotanyi ibisanzwe uyu munsi ngarutse maze ntizambi cyakozwe aho tugiye kurera hamwe ibibazo byari byatanzwe ibisanzwe rero buri wese nafate agapapuro n'ikaramu aho ngiye kuzaba mbasomera ibibazo nawe ukandika agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kujya nyuma uze kureba amanota yagiye muri ikizamini cyakozwe. Wifuza ko twagufasha wifuza kode za perime ndetse n'iza provisoire iyo unakeneye no kwiga twandikire kuri WhatsApp ni 078 0211466 cyangwa se uduhamagare kuri 072 688 ushaka kwihugura nk'uko ikizamini kimeze kuri polisi nyarukira kuri Google wandikemo wa3ibyapa.com ufungure konte uhugure ku minota 20 system igikosora nk'uko ikizamini kimeze umunsi ku munsi. Wowe ushaka gusoma harimo igazeti, amashusho y'umuhanda, ibyapa, ingero z'uburebure, imirongo y'umuhanda, amatara n'ibindi bintu byagufasha kugera ku ntsinzi. Wabisanga kuri urwo rubuga rw'ibyapa.com. Reba muri comment ni comment ya mbere kandi kuri link irakoreza ushobora kwigira ushobora kwihugurira mu gihe gito nawe ukagana intsinzi. Ushobora kwiga icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ukwezi kumwe ukajya mu kizamini nta kibazo na kimwe ufite. Gufungura konte byagoye wibagije ijambo rya ribanga nyandikira kuri WhatsApp ngufashe. Mbere yuko utangira utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe, like, share, comment kuzaza gusora ikizami uzakiyona mbere y'abandi utiri ujya gushakisha. Hano cyose ya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Ni mpande eshatu umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara cyangwa se ibirango mu ibara ry'umukara. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Mpande eshatu umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara. A. Ni amabuye ahanuka. B. Ni umuhanda unyerera. C. Ni umutingito. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni amabuye ahanuka. B. Umuhanda unyerera. C. Umutingito. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ni amabuye ahanuka. Kiriya cyapa kirakuburira yuko imbere aho uri kwerekeza hari amabuye ahanuka agwa mu muhanda. Igisubizo hano ni A. Ni amabuye ahanuka. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri avuga ngo ni ryari ibimenyetso bimurika bidashobora gukurikizwa kandi bikora neza. Ese biba byatewe n'iki kugira ngo ntidukurikize ibirango cyangwa se feruje kandi zirimo zirakora neza? Ni iyihe mpamvu ishobora gutuma tutazikurikiza kandi zirimo gukora neza? A. Ni igihe imvura irimo kugwa. B. Ni igihe ubitegetswe n'umupolisi. C. Ni igihe imodoka yawe ikuruwe n'indi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni igihe imvura irimo kugwa. B. Ni igihe ubitegetswe n'umupolisi. C. Ni igihe imodoka yawe irimo kugwa, imodoka yawe ikuruwe n'indi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo igihe dushobora kugenda mu muhanda feruje zirimo gukora neza nta kibazo na kimwe zifite ariko nituzikurikize cyangwa se ibimenyetso byo mu muhanda nitubikurikize, ni igihe tubitegetswe cyangwa se tubisabwe n'umupolisi cyangwa umukozi ubishinzwe. Igisubizo aha ngaha ni B. Ni igihe tubitegetswe n'umupolisi. Twikomereze n'ikibazo cya gatatu turavuga ngo ikinyabiziga kigirirwaho cyangwa se ikinyabiziga kigirwaho ukibwirwa n'iki? Mbese ibinyabiziga dukoresha twigisha abanyeshuri ushobora kukibona mu muhanda wakibwirwa n'iki? Ese ni irihe tandukaniro riba riri hagati y'ikinyabiziga cyigishirizwaho ndetse n'ikinyabiziga gisanzwe? A. Ukibwirwa n'inyuguti ya R ifite uburebure butari hasi ya santimetero 15 inyuma. B. Icyapa cy'umweru cyanditseho auto école mu nyuguti z'umukara. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese uzibwirwa n'iki? Ese uzibwirwa n'inyuguti ya R ifite uburebure butari munsi cyangwa se butari hasi ya santimetero 15 inyuma. Naho B katubwira yuko ari icyapa cy'umweru cyanditseho auto école mu nyuguti z'umukara. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ikizakubwira kiriya kimodoka dushobora kuba twigishirizaho nuko hano igisubizo ari C.
A na B ni ibisubizo by'ukuri, aho A itubwira yuko ari iriya nyuguti ya L igomba kuba iriho inyuma ndetse n'ijambo ryanditsemo n'icyapa cy'umweru cyanditseho auto école cyangwa se driving school mu nyuguti z'umukara. Icyo gihe nubona iyo modoka imeze gutyo uzamenye ko ari imodoka yigishirizwaho gutwara abantu cyangwa se umuntu ashobora kwigiraho kuba yatwara ibinyabiziga. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiravuga ngo ni ryari ihoni ry'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bishobora kuvuzwa cyangwa se rishobora kuvuzwa ihoni ryumvikanira mu ntera ya metero 50 aho kumvikanira mu ntera ya metero 100. Ese ni gihe ki ririya honi ry'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri rishobora kuvuzwa rikumvikanira mu ntera ya metero 50 aho kumvikanira mu ntera ya metero 100? A. Niyo umuvuduko wabyo bidapakiye uba utarengeje kilometero 50 ku isaha ahategamye. B. Niyo umuvuduko wabyo bidapakiye w'ibyo binyabiziga bidapakiye uba utarenze kilometero 40 mu isaha. C. Niyo umuvuduko wabyo bidapakiye uba utarengeje kilometero 30 mu isaha. D. Ibisubizo byose nibyo. Twandika papuro kwacu. Ese we urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Niyo umuvuduko wabyo cyangwa se ibyo binyabiziga bidapakiye uba utarengeje metero 50 mu isaha, kilometero 50 mu isaha ahategamye. B. Niyo umuvuduko wabyo bidapakiye uba utarengeje kilometero 40 mu isaha. C. Niyo umuvuduko wabyo w'ibyo binyabiziga muri make bidapakiye uba utarengeje kilometero 30 mu isaha. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike papuro kwacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Niyo umuvuduko wabyo cyangwa se biriya binyabiziga iyo bidapakiye uba utarengeje kilometero 50 mu isaha ahateganya. Igisubizo ni A. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo kuki umuyobozi w'ikinyabiziga gikurikira ibindi agomba gusiga umwanya uhagije hagati ye n'icyo akurikiye cyangwa se n'ibindi binyabiziga? Ese ni iyihe mpamvu umuyobozi w'ikinyabiziga gikurikiye ibindi aba agomba gusiga umwanya uhagije hagati ye n'ibimuri imbere cyangwa se n'icyo akurikiye? A. Ni ukugira ngo ubashe kugenda wisanzuye. B. Ni ukugira ngo igihe ikinyabiziga kiri imbere yawe gihagaze ku buryo butunguranye bibe bitatera impanuka cyangwa se bibe bitakutera icyago runaka. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ese we urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ukugira ngo ubashe kugenda mu muhanda wisanzuye. B. Ni ukugira ngo igihe ikinyabiziga kiri imbere ye igihe gihagaze ku buryo butunguranye babe batakora impanuka, cyangwa se igihe ikinyabiziga gihagaze imbere yawe bitunguranye ku buryo bitaguteza impanuka cyangwa se icyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ese we urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni ukugira ngo igihe ikinyabiziga kiri imbere ye gihagaze ku buryo butunguranye bibe bitatera impanuka cyangwa se batakora impanuka. Igisubizo ahangaha ni B. Ni ukugira ngo igihe ikinyabiziga kiri imbere ye gihagaze ku buryo butunguranye babe batakora impanuka. Igisubizo ni B. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Umuntu kwibutsa ko ntabwo kiragomba kwigira mu ishuri, watwandikira kuri WhatsApp tukawushyira muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha umunsi ku munsi, aho uzajya ubona ibizamini byagiye bikorwa ugakora n'imyitozo kugira ngo urusheho kubisobanukirwa ndetse no kumenya amategeko y'umuhanda, cyangwa se ukoresha systeme y'ibyapa.com aho ujya kuri go ukandikamo wa3@ibyapa.com cyangwa se Nkotanyi driving school, cyangwa kureba muri comment ni comment yawe ukanda kuri iyo link ikoreza ushobora kwigira mu gihe gito ugagana intsinzi utiri buvunika. Gatandatu iravuga ngo na yahe mabara y'ibimenyetso bimurika bigenewe abanyamaguru? Ese na yahe mabara y'ibimenyetso bimurika bigenewe abanyamaguru? A. Umutuku, uvuga ko umunyamaguru nta burenganzira afite bwo gutambuka. B. Icyatsi, kivuga ko umunyamaguru afite uburenganzira bwo gutambuka. D. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese we urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni umutuku, uvuga ko
umunyamaguru nta burenganzira afite bwo gutambuka? B. Ni icyatsi kivuga ko umunyamaguru afite uburenganzira bwo gutambuka. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umutuku ubuvuga ubutubwira yuko umunyamaguru nta burenganzira afite bwo gutambuka, naho se icyatsi cyo kikaba kitubwira yuko cyangwa se kivuga ko umunyamaguru afite uburenganzira bwo gutambuka. Hano igisubizo rero ni C. Tugomba guhitamo inyuguti mwisobanura byose, n'impamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Karindwi iravuga ngo ni abahe bayobozi bemerewe kugenda bataziritse umukandara cyangwa se ceinture de sécurité? Ese ni abahe bantu bashobora cyangwa se bemerewe kugenda mu kinyabiziga batambaye umukandara wo kwirinda ibyago cyangwa se ceinture de sécurité? A. Ni abantu bakora akazi gatuma binjira bongera basohoka mu modoka buri kanya. B. Umugore utwite. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni abantu bakora akazi gatuma binjira bongera basohoka mu modoka buri kanya. B. Umugore utwite. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abantu baba batagomba kwambara umukandara cyangwa se badashobora kwambara umukandara ni umugore utwite, ntiwemerewe kwambara umukandara. Ni nayo mpamvu akenshi tuvuga ko utemerewe gukora ikizamini, kubera ko ntabwo wakora ikizamini utambaye ceinture. Kandi rero bivuze yuko igihe utwite nyabuneka ntukirirwe ujya ku kizamini, ko ntabwo uzakora. Ingaruka ziba ziri kuri wowe ndetse n'utwite. Biba byiza rero gutegereza ukabyara ukaba wajya kugira iki, ukaba wajya gukora ikizamini. Ahangaha rero umukonvoyeri nawe kwambara ceinture kiba ari ikindi kibazo. Winjira usohoka, ubu nawe niwe turi kubona hari haruguru, hari umukonvoyeri ndetse n'umugore utwite. Igisubizo ahangaha rero ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kiravuga ngo ni ibihe binyabiziga byemewe gukurura ibinyabiziga birenze 3 hatagombye uruhushya rwihariye? Ese ni ibihe binyabiziga biba byemerewe gukurura ibinyabiziga birenze 3 hatagombye uruhushya rwihariye? Ese biba ari ibihe binyabiziga? A. Ni ibinyabiziga byaba mukerarugendo. B. Ni ibinyabiziga by'abakozi b'imihanda. C. Ni ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ibinyabiziga byaba mukerarugendo. B. Ni ibinyabiziga by'abakozi bo ku mihanda cyangwa se imihanda. C. Ni ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo ibinyabiziga baba batubwira hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ibinyabiziga byaba mukerarugendo ndetse n'ibinyabiziga by'abakora ku mihanda. Igisubizo ni D. Tugomba guhitamo inyuguti mwisobanura byose, niyo mpamvu duhisemo D ivuga ko ibisubizo byose A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Mbona rero kubitsa ukanda kuri subscribe, like, share, comment, uraza dukosora ikizami uzaducyona bigoroye turi bujya gushakisha. Ese iki cyapa kikubwira iki? A. Inkomane banyuramo bazenguruka cyangwa se bazengurutse. B. Biremewe guhindukira. C. Inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D. Birabujijwe guhindukira. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ese ni A. Ni inkomane banyuramo bazengurutse. B. Biremewe guhindukira. C. Ni inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D. Birabujijwe guhindukira. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ni inkomane banyuramo bazengurutse. Igisubizo ni A. Ni inkomane banyuramo bazengurutse. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara asa gute? Ese icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara asa gute?
A n'umweru n'umukara, B n'umutuku n'umukara, C ubururu, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A n'umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo kiriya cyapa kirangwa n'umutuku n'umukara, aba ari uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango, ibirango bari umweru, umutuku n'umukara. Imodoka imwe ari umweru, imwe ari umukara, indi ari umutuku. Igisubizo ahangaha rero ni B n'umutuku n'umukara. Imodoka imwe aba ari umutuku, imodoka zombi ziba zirimo ziba ari umukara. Imodoka aba ari umukara n'akamoto karimo aba ari umukara. Igisubizo ahangaha ni B n'umutuku n'umukara. Twikomereze n'ikibazo cya 11. Mbona kwibutsa ko twabazanira urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi, ari rwo wa3.ibyapa.com. byandike kuri Google cyangwa ure muri comment. Ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakoreza ushobora kwigira aho ushobora kwihugura mu gihe gito nawe ukagana intsinzi utirivunika, wakiga icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ukwezi kumwe, ukajya mu kizamini nta kibazo na kimwe ufite. Impamvu bashishikariza cyane kurukoresha nababwiye ko ku munsi hakorwa ibizami byinshi, kimwe tukayishyira kuri YouTube, ibindi byose biba byasigaye tukabishyira ku rubuga rw'ibyapa.com kugira ngo nawe ujyeho ubyihugureho. Yewe ndetse niyo tutakosoye ikizamini hano kuri YouTube, ibiba byakozwe byose tuba twabishyize kuri urwo rubuga kugira ngo nawe ujyeho ubyihugureho, ugire amanota cyangwa se amanota uri buze kugiramo biguhereza imbaraga zo kuba wajya gukora ikizamini, cyangwa se byagutera imbaraga zo kuba kwiyandikisha ukajya gukora ikizamini. Kuri ba bantu bashaka kwiga icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ukwezi kumwe, fata abonoma ikoroheye nawe ugende wige ugana intsinzi. Harimo igazeti, amashusho y'umuhanda, ibyapa, ingero z'uburebure, buri kintu cyose cyagufasha kugera ku ntsinzi wagisangamo. Iyo wagiye ijambo rya ry'ibanga, gufungura konti byagoye, nyandikira kuri WhatsApp ngufashe nicyo mbereho. 11 iravuga ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. A. Imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C. Imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B. Imirongo yera irombereje n'idacagaguye idacagaguye n'icagaguye. C. Ni imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo dushingiye kuri ibi ngibi baduhaye, igisubizo ni B. Ni imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Igisubizo ni B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Twikomereze n'ikibazo cya 12. 12 iravuga ngo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo cyangwa se iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije cyangwa se biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje cyangwa se atarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo akaba byibura harimo metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ibihe binyabiziga bidakurikiza ibyavuzwe haruguru? Ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura harimo metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ibihe binyabiziga bidakurikiza ibyavuzwe haruguru? Twandika agapapuro kacu. A. Ni ibinyabiziga bya polisi berekeranyije. B. Ni ibinyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ibinyabiziga bya polisi berekeranyije. B. Ni ibinyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B.
ni ibinyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro. Igisubizo ni B, ibinyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro. Twikomereze n'ikibazo cya 13. 13 iravuga ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ese ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira ayahe matara? A, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, utugarurarumuri 2. C, A na B ni so by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, ni utugarurarumuri 2. C, A na B ni so by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike no kuvuga ngo hano igisubizo ni C, A na B ni so by'ukuri. Ni amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze ndetse n'utugarurarumuri 2 yerekana ko ikinyabiziga gihagaze ndetse n'utugarurarumuri 2. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze na 14. Mbonera kwibutsa ko igihe ugiye ku kizamini twaza indangamuntu yawe nta kindi kintu cyemewe gisimbura indangamuntu. Indangamuntu ubwayo ukigomba gutwara na kode yawe ikizamini. Kuba badafite kode mutwandikire kuri WhatsApp tubafashe. 14 iravuga ngo nihe cyangwa se niyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Ese no kubera iki tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? A, ni igihe feri idakora. B, ni igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C, ni igihe moteri imara ngo izime. D, nuko bitoroshye kubona ikiri imbere. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni igihe feri idakora. B, ni igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C, ni igihe moteri imara ngo izime. D, nuko bitoroshye kubona ikiri imbere. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Twandike no kuvuga ngo hano igisubizo ni D, nuko bitoroshye kubona ikiri imbere. Niyo mpamvu ducana amatara mu gihe hari ibihu, nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Twikomereze n'ikibazo cya 15. 15 iravuga ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa ibangikanye bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese iyo igenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo? Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigaragazwa ku buryo? A, inyuma ni amatara 2 atukura. B, iyo bibaye ngombwa no kumera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa imitwaro n'itara ndangaburumbarare risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, inyuma ni amatara 2 atukura. B, iyo bibaye ngombwa no kumera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro n'itara ndangaburumbarare risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona igisubizo ari ikihe? Twandike no kuvuga ngo hano igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho ahitubwira yuko inyuma ni amatara 2 atukura, naho iyo bibaye ngombwa no kumera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro n'itara ndangaburumbarare risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose. Twikomereze na 16. 16 iravuga ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo. Bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera z'uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifasha cyangwa se bifashe ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibireba cyangwa se ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ese nibihe binyabiziga bitabujijwe bivuzwe haruguru? A, iminyururu n'ibindi byuma bifashisha
bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo. Bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera z'uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibikurikizwa cyangwa se ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira: a. imashini zihinga; b. ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi; c. a na b ni ibisubizo by'ukuri; d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanega agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni a ni imashini zihinga; b ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi; c. a na b ni ibisubizo by'ukuri; d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanega agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni a ni imashini zihinga. Igisubizo ni a ni imashini zihinga. Twikomereze n'ikibazo cya 17. Mbonera kwibutsa ko mu ntego twihaye, mu nshingano twihaye, mbere yo kwiga no gusenga, nyuma yo kwiga tugasenga, twajya ku kizamini tukiragiza Imana, twava no ku kizamini tugashimira Imana iba yadushoboje kugera kuri uwo munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Ikindi cyongereyeho, mujye mugerageza kwiyaturiraho ibyiza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niba ugiye ku kizamini cya perime, ngiye kuzana ibyangombwa byanjye polisi yambikiye. Niba ugiye kuri provisoire, ngiye kuzana perime yanjye, provisoire yanjye polisi iba yarambikiye. Apana kugenda ugiye kugerageza amahirwe, ahubwo kugenda ugiye kuzana ibyangombwa byawe polisi iba yarakubikiye. 17 iravuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ese ni hehe ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa? a. mu masangano; b. mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho; c. ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya; d. b na c ni ibisubizo by'ukuri. Twanega agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni a ni mu masangano; b. mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho; c. ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanye; d. b na c ni ibisubizo by'ukuri. Twanega agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni b. mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Igisubizo ni b. mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Igisubizo angaha ni b. Twikomereze na 18. 18 iravuga ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi, ubwo na ambulance, icanye amatara y'inabaza arabagirana, wakora iki? Ese igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi, ubwo na ambulance, icanye amatara y'inabaza, wakora iki? Arabagirana, wakora iki? a. kuyigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara; b. kongera umuvuduko kugira ngo uyisige; c. kugumana umuvuduko wari ufite; d. guhagarara bitunguranye mu muhanda. Twanega agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni a. kuyigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara; b. kongera umuvuduko kugira ngo ugisige; c. kugumana umuvuduko wari ufite; d. guhagarara bitunguranye mu muhanda. Twanega agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ni ukuvuga ngo igihe ukurikiwe na ambulance icanye amatara y'inabaza arabagirana, icyo uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni ukuyigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ukaba wahagarara. Igisubizo ni a. kuyigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ukaba wahagarara. Twikomereze n'ikibazo cya 19. Mbonera kwibutsa ko twabazana uburyo bwinshi bwo kwiga, aho ushobora kutwandikira kuri WhatsApp tukawushyira muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha umunsi ku munsi, ukajya ukora imyitozo, ukajya ubona ibizamini byagiye bikorwa, cyangwa se gukoresha systeme y'ibyapa.com. Muri comment ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakoreza ushobora kwigira, aho ushobora kwigura mu gihe gito nawe ukagana intsinzi utiri buvunika. 19 iravuga ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande. Ese ijambo akayira ko tuzi neza ko ari bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? a. abanyamaguru; b. ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri; c. a na b ni ibisubizo by'ukuri; d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanega agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni a. ni abanyamaguru; b. ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri; c. a na b ni ibisubizo by'ukuri; d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanega agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, aho a itubwira yuko ari abanyamaguru, naho b ikatubwira yuko ari ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Igisubizo angaha ni c. ni abanyamaguru ndetse n'ibiziga bigendera ku biziga bibiri. Twikomereze n'ikibazo cya 20. Ano kibazo cya nyuma, ikibazo cya 20 kiravuga ngo
Icyapa cy'inyongera cyerekana ko aho cyangwa se cyerekana aho bagobokera ikinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ese biriya byapa by'inyongera byerekana aho bagobokera ibinyabiziga birangwa n'ayahe mabara? A. Ubururu, umweru, umutuku. B. Umweru, umukara, ubururu. C. Umutuku, umweru, umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ubururu, umweru, umutuku. B. Umweru, umukara, ubururu. C. Umutuku, umweru, umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Umweru, umukara, ubururu. Igisubizo ni B. Ni umweru, umukara, n'ubururu. Amahirwe masa kuri mwe wese ufite ikizami. Ndagushimiye cyane warebye iyi video, wakanze kuri subscribe, like, share, comment. Imana igumugisha. Nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira, kudutera inkunga. Mwarakoze cyane, Imana yosurizaho mwavanye. Wowe udusengera umunsi ku munsi, wowe udusabira umugisha umunsi ku munsi, wowe udusabira ibyiza, wowe udusabira intsinzi kugera kure. Imana ikubire karindwi ku byo utwifuriza. Wifuza ko twagufasha, wifuza ko za permis za provisoire, watwandikira kuri WhatsApp ni 0788 021 4 cyangwa se uduhamagare ku 0726885540. WhatsApp kuri TikTok ni Cankotanyi, Instagram Cankotanyi, na Facebook ni Cankotanyi, Twitter yo X ni Cankotanyi. Hose mugende mukore follow kugira ngo mubone amasomo magufi tugenda ducishaho umunsi ku munsi. Ni kare umuryango w'abatsinda, aho ushaka kwihugura reba muri comment, ni comment ya kandi kuri iyo link irakureza ushobora kwigira, aho ushobora kwihugurira mu gihe gito. Ni kare umuryango w'abatsinda, ndabakunda cyane, muhorane Imana n'amafaranga kandi menshi.